السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، nshuti bavandimwe wa Islam, dukomeje ya gahunda yacu bimwe mu bikorwa 20 cyangwa se 25 bigomba kuturanga mu kwezi kwa Ramadani, tukirengagiza wa mwanya twatakazaga mu mafilime cyangwa se mu makarita ndetse no mu yindi mikino igiye itandukanye. Ejo hashize twarebeye hamwe ibintu bine ku gice cy'abagabo cyangwa se cy'abasore n'ibintu bine ku gice cy'abadamu cyangwa se cy'abamama bacu. Muri ibyo rero inshallah turakomeje n'icya gatanu kuri gahunda yacu tugomba gukurikiza muri uku kwezi, dore ko habura iminsi 8 gusa kugira ngo Ramadani yinjiremo. Ugomba kurangwa n'iswala ya tarawih ndetse ifatanye na witri. Iswala ya tarawih ugomba gushyiraho gahunda ku buryo utagomba kuyibura, kabone nubwo wayirata ku musigiti ukayisarira mu rugo, byaba byiza ukanayisarisha no mu rugo kuri babandi Allah yashoboje gusoma Qur'an cyangwa se kumenya Qur'an. Iswala ya tarawih ifatanye na witri, ngira ngo ejo witri twayibonyeho tubona ko umuntu uzayisari intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaragaje ko umuntu uzasari tarawih azaba aruta cyangwa se ari byiza kuruta ingamiya, ishyo ry'ingamiya zitukura. Ishyo ry'ingamiya twarabonye agaciro kazo zingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyari 198. Urumva ibyo byose ni byiza dusanga muri ibi bikorwa bizaturanga muri Ramadan ndetse na nyuma yaho. Hanyuma noneho tarawih cyangwa se swala ya tarawih igomba kukuranga. Ibyiza bya tarawih, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Umuntu uzasari akarangwa n'ibihagararo cyangwa se tarawih cyangwa se qiyamul layl muri Ramadan, igasozwa Allah azamubarira ibyaha bye byabanje. Nkamugira inama yo kurangwa n'iki kintu, shyiraho gahunda yuko utazacikwa cyangwa se umunsi wawe utazajya urangira utaranzwe n'iswala ya tarawih ndetse na witiri n'ibyiza byayo. Dukomeje ku cya gatandatu, aho dusanga ko n'umugabo kuko birakwiye ko arangwa n'izi swala sunan rawatib cyangwa se za swala z'imigereka zingana na raka 12 ku munsi. Dore ko twabonye ibyiza byinshi, aho twabonye yuko umuntu uranzwe nazo Allah amwubakira inzu mu ijuru. Bihita byumvikana yuko utashyirwa mu muriro kandi waramaze kubaka inzu mu ijuru. Ziraka usarira ka enye mbere ya dhuhuri, hanyuma wamara gusarira dhuhuri ukongera izindi raka 2 zikaba 6, hanyuma none nyuma ya maghribi ukarangwa na raka 2 zikaba 8, na nyuma ya isha ukarangwa na raka 2 zikaba 10, na mbere ya fajiriho ukarangwa na raka 2 zikaba zose 12. Ukaba wanditswe cyangwa se ukaba ubaye mu bantu bahawe inzu mu ijuru. Guhabwa inzu mu ijuru ntabwo ari ibintu byoroshye. Mu gihe cyashize ngira ngo umwe mu bagore bahebuje abandi, Asiya, umudamu wa Firaun, aho yasabaga Allah ko yamwubakira inzu mu ijuru bitewe n'igikorwa cyari gikomeye, ariko twebwe Allah akaba yaratworohereje gusara iziraka akubakira inzu ikomeye mu ijuru. Umuvandimwe wo mu Islam ugomba kurangwa n'iziraka kugira ngo urusheho kugwiza ibyiza ndetse no kugura ibibanza byawe wishyiriramamo amazu mu ijuru. Hanyuma icya karindwi kigomba kukaranga yewe mu Islam, ugomba kurangwa na istighfar. Istighfar ni iki? Ni ukwicuza. Ni ijambo ritoya kurivuga ku rurimi ariko riremereye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ararehera ku murezi we agira ati wallahi inni la astaghfirullah akthar min 70 marra. Intumwa y'Imana yarahiye kuri Allah ko ikoresha istighfar cyangwa se ivuga astaghfirullah inshuro zirenze 70 mu munsi nijoro. Ibyiza rero bya istighfar cyangwa se kurangwa na istighfar, aho nkuko tubisanga muri suratu Nuh, intumwa y'Imana Nuh yabwiraga abantu bayo ibabwira ati faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yabwiye abantu be mwicuze kuri Uwiteka kuko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala
ahanagura ibyaha, ari umunyempuhwe. Umuntu uzarangwa na istighfar mu buzima bwe bwa buri munsi, Allah amuha ibintu bigera muri bitanu cyangwa se ibintu bitanu. Yursili samaa alaykum midrar. Allah umuntu urangwa na istighfar amumanurira imvura y'umugisha, atari ya mvura iza ngo isenye inzu ye cyangwa se imvura ize ijye mu murima we iwusenye. Ku bantu bashaka imvura y'umugisha bagomba kurangwa n'iki? Na istighfar. Wayumdidukum bi amwal. Si nibyo gusa, Allah kongerera umutungo. Umuntu urangwa na istighfar, Allah mwongerera umutungo, yewe ushaka umutungo, yewe ushaka gukira, ufite gahunda, ufite business zigiye zitandukanye, rangwa na istighfar, Allah azakongerera umutungo, aguha imigisha, ubone umutungo mwinshi kandi mwiza. Tumaze kubona ibintu bibiri, imvura y'umugisha ndetse no kongera umutungo. Wa banin, ndetse azaguha n'urubyaro rwiza. Ntabwo ari urubyaro rubonetse, hari igihe umuntu agira urubyaro ariko rukamubera ikibazo, ariko umuntu urangwa na istighfar, Allah muha urubyaro rwiza. Umuntu ushaka urubyaro rwiza rero agomba kurangwa n'iki kintu muri Ramadan, ndetse akanakomeza Ramadan yarangira byibuze bukajya bwira aranzwe na istighfar inshuro 70 cyangwa se 100 nk'uko byagiye biza mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukaba tugiye gusoreza rero ku cya munani cyangwa se ku gikorwa cya munani ugomba kurangwa nacyo muri uku kwezi gutagatifu, ndetse ukazakomeza kurangwa nacyo bikaguhindurira ubuzima. Nta kindi rero ni ugusoma ibitabo. Gusoma ibitabo biri muri bimwe bitumye muri iki gihe ibihugu bitera imbere, bitewe no kurangwa n'abantu basoma ibitabo byinshi, bakagura ubwenge bwabo, bikaba ngombwa yuko bavugurura imikorere yabo n'imyumvikanire yabo, bagatera imbere muri rusange. Muri iki gihe birababaje yuko urugo cyangwa se bamwe mu bayisilamu babaho batagira ibitabo basoma, dore ko mashallah Allah yongerereye umuryango wa Kisilamu ndetse n'abayisilamu bagerageza gusemura ibitabo byiza bya Kisilamu bakabishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo twese bibashe kutugirira akamaro. Ni byiza rero wowe muvandimwe kurangwa no gusoma igitabo ku munsi, ugashyiraho gahunda yuko wasoma igitabo byibuze page 5 ku munsi. Page 5 ku munsi ni na byiza. Yewe mubyeyi uri mu rugo rwawe, yuko ugomba gushishikariza umuryango wawe gusoma. Mu gusoma ibitabo nibyo bintu bitumye bimwe mu bihugu bitera imbere. Twavuga nk'ibihugu 3 bimaze gutera imbere bitewe no gusoma ibitabo. Igihugu kiri ku mwanya wa mbere ni Ubuhinde. Ubuhinde bugaragaramo abasore n'abana batoya basoma ibitabo, kandi kiri gutera imbere bitewe n'ubwenge bavana muri uko gusoma ibitabo. Hagakurikiraho igihugu cya Thailand. Igihugu cya Thailand kirimo abantu benshi basoma ibitabo kuruta ibindi bihugu. Hagakurikiraho igihugu cya gatatu aricyo cy'Ubushinwa. Murabona iterambere bamaze kugeraho. Ubwo ibyo rero muvandimwe mu Islam ugomba kurangwa no gusoma ibitabo. Ugomba kurangwa no gusoma ibitabo, bityo umuntu usoma igitabo ubwenge bwawe buraguka, ukabasha kumvikana muri sosiyete, ndetse n'ibitekerezo byawe bikaguka, ukajya uhora uhanga utuntu dushya bitewe n'uko ubwonko bwawe bumaze kwaguka no gutekereza biri kure cyane. Tukaba dusoreje ahangaha rero ku gice cy'abahungu, tukaba tugiye kwimukira ku gice cy'abadamu. Ku gice cy'abadamu rero dukomeje naho kuri gahunda y'ibintu 20, tukaba tugeze ku cya 5. Igice cy'abadamu, ikintu bagomba kurangwa nacyo, mushiki wanjye, ababyeyi bacu, mugomba kurangwa n'iduwa yo gusohoka mu rugo. Ni byiza ko bashiki bacu barangwa n'iduwa yo gusohoka mu rugo. Iduwa yo gusohoka mu rugo nta yindi, umuyisilamu avuye mu rugo rwe agomba kurangwa n'iduwa igira iti: bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Bisobanuye mbanje ku izina cyangwa se ku izina rya Allah, niwe niringiye, nta mbaraga nta n'ubushobozi usibye kuri we. Iyi duwa iyo uyisomye uvuye mu rugo iwawe, Allah arakurinda ndetse akanakuyobora. Ku buryo iyo imaze gusomwa, abamarayika barakubwira ati hudita wa kufita, wamaze kuyoboka, Allah yamaze no gukora iki? No kukurinda. Ku buryo n'amashayitani ari iruhande,
amashayitani ari iruhande atirirwa na kwegera avuga ati uyu muntu nta mpamvu zo kumwegera kuko Allah yamaze kumuha uburinzi, yamaze no kumuha umuyoboro. Byumvikane rero abashiki bacu mukeneye iyi dua cyane, kuba mwayikoresha igihe muvuye mu rugo ndetse mukayigisha n'abana banyu cyangwa se barumuna banyu ndetse n'abasaza banyu batoya bakarangwa n'iyi dua. Icya gatandatu mushiki wanjye nakugiraho inama ni ugusakaza ibyiza ku masocial media n'ahantu hose urangwa. Ni byiza ko n'iyi video uri kureba ushobora kuyisakaza, ntabwo bivunnye guforwardinga ugasakaza kuri bagenzi bawe bakaba bakurikira ibyiza barangwa nabyo muri uku kwezi gutagatifu. Kuko intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakare atubwira ati addalu ala alkhair kafa'ilihi, umuntu washakaje icyiza cyangwa se wagize impamvu yuko icyiza kigera ku bantu ameze nk'uwagikoze bitagabanyije kuri wa wundi wagikoze nawe. Ni byiza rero gusakaza ibyiza, umuntu muri Ramadan agasakaza amawayiza cyangwa se inyigisho zigisha ku bintu nk'ibi cyangwa se ku bindi bigiye bitandukanye, dore ko tugiye dufite amateleviziyo cyangwa se YouTube, amacano yo mu Rwanda nka Dawa TV igaragaza bamwe mu bamenyi bacu dukurikira batwigisha amanywa n'ijoro ibyiza muri rusange cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuba wabisharinga ugomba kurangwa nabyo, aho kugira ngo sharinga iyo miziki cyangwa se ibindi bintu bidafite umumaro. Ushobora no gusharinga uburyo bigisha guteka ibiryo byiza, mugenzi wawe akabibona akabitekera urugo rwe, bakabona ibyiza nawe ukabona ibyiza, ndetse twese tukunguka muri rusange. Ikindi kintu rero muvandimwe mushiki wanjye ugomba kurangwa nacyo, ugomba kurangwa na azkari nyuma y'iswala. Iki cyo cyaribagiranye, abantu basigaye bamara gusari bakahita bihagurukira bakigendera. Nyamara mu gihe umaze gutora salamu ukicara ugatangira ugakora azkar, ugakora istighfar, ugasoma ayatul kursi, ni byiza cyane, harimo n'inyungu ikomeye cyane ku buryo zimwe mu nyungu zo gukora azkar cyangwa se ugusingiza Allah nyuma y'iswala harimo aya nka ayatul kursi. Umuntu yisomye nta kintu gishobora kumutangira kujya mu ijuru, usibye ko aba ari urupfu ruba rumutindiye kugira ngo abe yajya mu ijuru. Umuntu urangwa na azkari nyuma y'iswala ni bimwe mu kugaragaza cyangwa se mu kugira umubano mwiza n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi iyo wamaze kugira umubano mwiza hamwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akubera amaso urebesha, akakubera umunwa uvugisha, ukajya uvuga ibyiza, ukajya ureba ibyiza. Ibi ni bimwe mu byiza byo kurangwa n'izi azkar za nyuma y'iswala. Hanyuma icyanyuma dusorezaho ni salamu, gutora salamu yose ukayirangiza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yose ikarangira. Ni bimwe bigomba kukuranga, bya bindi byo kwigabanya cyangwa se byo kwicamo kabiri cyangwa se byo kwisoma nabi ukavuga assalamu alaikum, nk'uko dusanzwe tuba tubizi ku bantu bagiye batandukanye, ukumva assalamu alaikum, ugomba kuyitora yose ukayirangiza. Twabonye ibyiza bya salamu, tubona ko ari indamutso yo mu ijuru, tubona ko harimo izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ryo bita assalam. Tunabona yuko iyi ndamutso ushobora kuyitora washyizeho niya, uri kumva n'ibisobanuro, bikaba intandaro yuko uyitoreye cyangwa se uyikwikirije, Allah ashobora kukubabarira ibyaha byawe, akakugirira impuhwe ndetse n'umugisha ugasakara mubi wawe. Kubw'ibyo rero mushiki wanjye ugomba kurangwa n'indamutso. Nimba ugiye gusura abantu, tora salamu uyirangize, kandi nanone nimba wayigutoreye gerageza uyikirize wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, ubashe gusarura aya mathawabu agera muri 30, noneho by'umwihariko muri Ramadani, dore ko Allah yabikubiye kenshi kugera kuri 70 na 700 kuzamura, kubera ko Allah yongerera ibyiza kuwo ashatse. Kubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam ugomba kurangwa n'ibi bintu. Yewe mukobwa ugomba kurangwa n'ibi bintu bigera mu 8. Ndizera ko muri kwandika. Ukarangwa n'idua yo gusohoka mu rugo, ukarangwa
no gusakaza ibyiza ku social media ndetse no mu bantu muri rusange, ndetse ukarangwa na azkar za nyuma y'iswala, ndetse ukarangwa no gutora salamu ukayisoza. Nizere ko rero mwabisakaza mukabigeza no ku bandi kugira ngo ibi bikorwa byiza bizaturange mu kwezi kwa Ramadani, ndetse na nyuma yaho tuzabikomeze, tubone uburyo ubuzima bwacu bugenda buhinduka buba bwiza, imigisha yiyongera ndetse n'ubukungu bwiyongera, haba mu buzima hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah ko yaduha kugera muri Ramadani amahoro, akanatwakirira ibikorwa, akaduha no gutunganya ibikorwa, tukazisanga muri ba bandi Ramadani yahinduye, ntituzisange muri ba bandi bafushije igihe cyabo ubusa, cyangwa se Ramadani yaje ntibagira icyo bahinduka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.